urihe urataha ryari afite impungenge ahuye impungenge zahe ariko utaravuga gutyo ntabizi reka nkubaze ikibazo kimwe utaravuga gutyo umukobwa se mukundana uzi ko nakanya ugeze hanze ukuntu akobwa akubwira ngo abahungu bose ni abaki nabisukura mu rukundo nta rukundo bagira ngo bafite icyo bashaka itonde baraza akavuga ngo mpungu iyo abonye ibyo ashaka aragenda waramutse sheri umeze neza wahashye umeze neza ndagukumbuye okay uri hehe ndi mu rugo ndi kureba filime kuwa mbere kuwa kabiri filime kuwa gatatu saa sita z'ijoro filime seri uri kureba seri umugabo ajya hino ati afite ajya gushaka akazi agenda n'amaguru iyo buriya nk'umuntu ukora nk'ikiyede n'ukuri njye namuhagararaho ari uwanjye Hello beautiful people munyemerere nongere mbaha ikaze nanone mu kiganiro ni kuri YouTube channel yanyu Legend Nation TV nongeye kubaha ikaze rero nk'ibisanzwe rero uyu munsi sindi njyenyine twaje mu kiganiro gishyushye twinjira mu kwezi kwiza k'urukundo ukwezi kwa kabiri ubu tuvugana turi Dubai Igikondo press nziza cyane kuri mwebwe mufite abakunzi banyu mbararikiye kuzahaba ku munsi wa Saint Valentin tariki 14 kwa gatanu w'icyumweru gitaha nimuzabura aha hantu ni Dubai Igikondo kuri Mereze ya kabiri hari ibintu byiza byinshi bishimishije bishobora gutuma ushimisha umukunzi wawe mu buryo butandukanye ku bakunzi b'umukino wa BR bahaye ikaze hano hari table nziza cyane ku bakinnyi beza ushobora kwenjoyingana n'abakunzi babo mbega icyo ugomba gukora don't miss out kuri Saint Valentin kuhaba aha hantu nkuko mubibona sindi njyenyine ndi kumwe n'umwe mu bahungu batyaye cyane muri uyu mujyi Hacksmaker ikaze brad murakoze bro we go by the beautiful lady go by the name Tina welcome thank you welcome aha uyu munsi rero nkuko mubibona ndi kumwe na Hacksmaker na Tina reka banze mbaho umwanya ubundi babibwire ubundi tuze kugaruka ku nsanganyamatsiko zitandukanye tugiye kwibandaho mu kiganiro cyacu Hacks man welcome umeze gute ni fresh sana kamyinshi byataye arashize iminsi tutabonana cyashye kinini pe nkuko mubizi nitwa Hacksmaker reka nangize kuri career nitwa MC Hacksmaker promoter director DJ professor professor one and only MC mu gihugu wundi umiga cyane one on the best kabisa Tina how are you doing I'm okay meze neza yewe ndi ubwo yivuze kanjye nivuge ndi professor lecturer doctor lawyer engineer ibindi byinshi cyane turaza kuza kumwita impuguke kuko umusesenguzi kuko ni doctor professor byose ni all in one izina ni Tina ibyo byose oya Hacksmaker umuntu avuga bitewe n'ukuntu bamuzi ushobora kuvuga akantu gato katagati kuki kano utakavuze kandi byose ari byo umuntu musiko bimeze se bagiye bazajya banyatse yego uko nanjye tahita numva tuyingayingana okay ikindi by the way no Tina no partner wanjye mu bintu byinshi when you say partner what you mean ntago muzi partner ku mukunzi nta munsi reka n'ikintu nkubwira sio abone umuntu afite abapartner mu bintu hari uko ari umupartner w'umukunzi mu kazi mu buzima busanzwe ariko ku ruhande rumwe ni umuvandimwe ni sister ni inshuti magara ariko iyo bigeze mu kazi aba ari ibindi yego she's your sister Tina yaravuze ngo partner twari tugize ngo hari ubundi burya bijyanyemo kuko already turi mu cyumweru turi mu kwezi k'urukundo yanyize ngo arimo arabisanisha na Valentine abantu baribeshya urukundo ntago ari kuva umuntu muri that relationship nuko abantu babifata ukundi kuntu ubundi urukundo ni iki urukundo ni alpha na omega the beginning and the end ubundi gira sheri nari ngiye kumubaza ngo do you believe in love ibyo tubyihoreze bikomereze love comes to
So those who are ready to receive it. No, okay, reka twikomereze Hax. Yeah, man. Nuko wabivuze watubwiye uti uri MC uri hoster, mbega uri umwe mu bantu bahugukiwe cyane ibintu bya entertainment yo mu Rwanda. Ni nayo mpamvu uyu munsi turi kumwe hano kuri Legend Nation TV kugira ngo tuze kuganira kuri entertainment yo mu Rwanda. Utubwire byinshi mu biri kubivugaho muri iyi minsi kuko imihanda yanyereye no mu barokore byageze. Ibintu byakaze. ibintu byafashe indi ntera pe. Ibintu byafashe indi ntera no mu barokore bari bavuga ati imihanda yanyereye no mu barokore yageze. Ariko reka mubwire sibyo. Uretse titire umuntu yitwa ngo ni umurokore ariko ni umuntu. Bivuze ngo nanjye iyo titire bayinkizeho. Ntabwo umurokore se umurokore se cyane ariko ndi umuntu. Nase ngo ni abantu tuzi bari abarokore kano kanya basiga babica bigacika. Cyane. Hari nabo tuzi bari abanyabyaha ruharwa ngo basigaye ari abarokore beza cyane. Nase korali hari nesana murayibagiwe kano kanya. Itone gato hari nesana muramwibagiwe. Hari amashusho aherutse kujya hanze mu minsi yashize aririmba muri korali kera. Yaririmbaga indirimbo zihimbaza Imana. None se ubu kuririmba ubu ndirimba Imana ikintu tuba turiho ni uko umuntu ameze buriya nyuma ya titire dufite ako tuba turi abantu. Ni uko nyine byajemo ubukozi bw'Imana ibintu byinshi ubundi ikintu cyajemo kote ivuga ku Mana kiba kigomba kubustinga. Hari akantu tugeze kuvuga baravuga ati kuki abakobwa benshi bagushinja inda bose babireba. Ati se kuko arazibateye. Avuga ati nyewe Theo nakuriye muri ADPR nazi igitsina gore aho nyiboneye kuki biti yitesha ni muri abantu mwebwe. Sabi baramubajije ngo ese koko warabikoze? Avuga ati intungane nikora iki bwira icumi karindwi. None se muri bande utarabikora muteri muri bande bo kujudginga abantu. Hari akantu kagezweho muri iyi minsi aho bavuga ngo we listen but we don't judge. Is it true? It's totally true. Ariko reka nkubwire seyo buriya mu buzima tubamo nuko twe duhisha ibintu byinshi, ariko buri umuntu wa nyawe iyo akoze ikintu buriya nkaho twahereye ngo muri gospel reka ndumva ari Mutesi muri wahereyeho uvuga ngo utamuvuze. Pastor Mutesi buriya sureba ashaka kuba afite abagabo ahuye n'abagabo barenze 3 ndakeka. Afite kuko yarashatse baratandukana, arabyara baratandukana, abonye undi mugabo. Ariko bro baye nkubwire kandi nabaye mutinganye byaba bibi kurushaho cyane sibyo. Akabonye umugabo ikibazo, akabonye umugabo amutwaye abandi. Nta muntu ugitwara umugabo. Umugore wakamejeje kuri social media avuga ati banwari umugabo. Reka nkubwire uriya mugore reka mukubwire yego Hax afite amakuru bavuga nk'umuntu muzirega uriya mugore sibyo. Kano kanya iyo umugabo avuze ngo banwariye umugabo ushyize muri logique iki ntabwo gishoboka. Iyo umugabo ari ahantu hatekanye ntiyahava. Icyo kintu wakizi ni ukuvuga ngo ikibazo ni umugore. Uriya mugore ntabwo ngo ni umugore. Uriya mugore reka nkubwire uriya mugore urumva araje ajya kuri social media arasakuza banwariye umugabo ubukwe burapfuye ibintu byinshi nyine tu. Ariko mbere ntabwo twari tumuzi avuga. Urago twari dusanzwe tumenyereye Pastor Mutesi, ariko ntabwo twari tukoze iki twari tumuzi. Iyi mihanda rero y'akantu gato kabaye kabyutse ibindi. Uravuze ngo arimo arashaka platform cyane. Nase mbabigeze kuri level yo kuvuga ngo reka mamaga nanjye rega namuhamagara Mex kutamubwa ati sheri imeze gute waranyanze nkahita mukupa nkatubwa text wanye twavuganye ndabeshya se ko bimeze. Ariko buriya mwiga mureba ko timwe n'abagabo bari abahaye amahirwe. Uriya mugabo uriya mugabo nuko igeze avuga uriya mugabo barashaka kuvuga ati uyu muntu twarakundanye ariko ni diamond ya danje sibyo se niko bimeze. Rero kuba yashakanye na Pastor Mutesi akawenda Pastor Mutesi tumuzi ku bagabo benshi kandi baba jeune by the way ntabwo bajya bafata abasaza. Kamwe mu tuvideo turi trend ubu ngubu n'akabana be bashimaga ubwo yasezeranaga n'umugabo we mu marira menshi. Abana be bavuga bati turishimira ko mama yongeye kubona undi umutware azajya yicarana nawe mu rusengero atari wenyine. None se wanga 10 muri nge abana nabo bishimye baravuga ati natwe twishimiye kongera kubona papa. Arega bro reka nkubwire bura kwishima ntabwo mpamya ko umwana
yishimye kuko yabonye papa, icyo kibazo cyaba ari uburyarya. Sure. Ahubwo buriya iyo umubyeyi wawe yishimye, nicyo kintu cya mbere kirenze. Twese dukunda kubona ababyeyi bacu bishimye, bafite nyine babonye ibyishimo byabo, ariko ntabwo nahamya ko uriya muntu ni umwana, ni umutipe muto, ni umujene, Ni umukobwa. yabonye urukundo. Ariko uriya mugore ikintu njye namugiraho inama cya mbere kirenze ni yicare yige, sibyo? Ejo tutongera kubumva nawe batandukanye. Oya, gutandukana ni ibintu bisanzwe, ariko kuri Mutesi, kuri Mutesi ubu urumva gutandukana ni ikintu kirenze. Tina arimo aravuga ngo ni gute umuntu bivuge cyane, ariko gatatu kane divorce, nyine ikibazo kiba ari iki aho ngaho, cyaba ari ikihe wenda, cyaba ari icyandi hagati y'abantu babiri. Ese wibuka ko urukundo ari agahararo? ku muntu umwe n'ibyo twaba No, urukundo ni agahararo, ariko iyo duhararanye turakundana bya Ati urukundo rufata nk'agahararo cyane. Agahararo k'igihe kingana iki? Biterwa n'igihe umaye muri wowe. biragoye umwaka Twaharana umwaka k'imyaka 3. wese. Reka nkubwire impamvu, sibyo? Uzarebe volume uba ufite iri kumenyana n'umuntu, sibyo, n'umuvuduko wa muri we, unarebe ukuntu uzagabanyuka umaze nko kurya akantu cyangwa umaze kumenya uwo ari we. Icyo kintu ujya ukigenzura se? Umuntu murateretana icyumweru cya mbere ni umeze gute, wariye, ibintu byose kakaziguha, ukwezi none se tubonane, gaze yashize, n'umuntu akivuga ati sheri urabona aya gaze yabonetse. Iyo mumaze kurompeka cyangwa umwe amaze kumenya undi uko bigenda, noneho message ziba zivuga ngo urihe, nabyo sheri urihe, urataha ryari? Afite impungenge ahuje. Impungenge zahe, ariko utaravuga gutyo ntabizi. Reka mubaze ikibazo kimwe utaravuga gutyo. Umukobwa se mukundana? Sure. Uzi ko nakanya ugeze hanze ko nakobwa akubwira ngo abahungu bose ni abaki, ni abisikora mu rukundo, nta rukundo bagira, ngo bafite icyo bashaka. Itonde baraza akavuga ngo umuhungu iyo abonye ibyo ashaka aragenda. Siko abakobwa bose bavuga. Ni nabyo abantu benshi bishyizemo nowadays. Ni abakobwa kuko umuhungu nta kintu bavuga ngo agiye kubona ngo agende, sibyo? Ariko buruzi ugiye kubyanariza, uzare umuhungu udafite amafaranga, giye kugurira uri simba, uzatereta umukobwa umwemeze mukundane, iyo amaze kukuza kugusura akabona ahantu bamwakiriye uko bimeze, bihita bimuha nyine we bikwereka urukundo afite, nimba rwa nyarwo cyangwa rumeze gutya, sibyo? Umukobwa nawe hari ikintu, buri mukobwa uzi ko wavuyemo sex nta kintu kinakumariye. Ku ruhande rwawe ariko ku bahungu, umukobwa uvuga abahungu bose ni generous cyane. Ngaho ngambira ikintu wabamariye ni igiki? Havuyemo kuryamana mbwira ikintu umariye. Ariko nawe ntabivuga. Reka tubwire. Reka nkubwire, washatse umuhungu mugenzi wawe mukora mwese mu gitondo mukajya mushyira amafaranga ku mugani, all put the money on the table. Nakubwiye ngo havuyemo sex ni kindi wamfashe. Ni ukuvuga ngo ugiye kureba sex gusa kuko rero nyine ushobora kutabona. None se muzana amakuru kugira ngo turane mu maso? No, hari ijambo bajya bavuga. Let me quote this. Hari ijambo bavuga ngo once umuhungu ari mu rukundo yakitinga nk'abana, then igihe umukobwa ari mu rukundo yakitinga nk'umubyeyi. Icyo gihe nuzana se yo kuvuga ngo besides sex nta kindi kintu umukobwa bakumariye. Bavuze ngo umukobwa ari mu rukundo yakitinga nk'iki? Nk'umubyeyi actually akugira inama, akwitaho, abuzoke, yavugaga akubaza ngo uri he, urataha ryari, ugataha nimugoroba uvuye mu kazi ugasanga. Ugira umuvandimwe benshi nagara kubahamagara kubaza ngo ko watinze gutaha uri he, biba gake, ariko akora iki? Arabikubaza. Sasa reka ngusubize ikintu kimwe ugomba kumenya. Uzagenda uvuga ati rero ngiye sheri wanjye Mbagenyero ngiye kukumvisha umukobwa uwo ari we. Mbagenyero nyuma itonde indero ntabwo byose imbere kukinereta mba muri gato mfite amezi 3 narishyura. Sibyo? So umukobwa avuga ngo mukora no kwemera. Wamfasha twishyura amezi. Sibyo? Mu bintu azahita akubwira
sheri nta mafaranga mfite wihangane bla 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 sibyo ariko uzamubwire ngo sheri urahari uri mu rugo ko ngushaka ashaka kuvuga ati ndi busy ukatongera akajambo ngo nashaka gusohokana atavuga ati ndaje gatoya uzije abakoresha umvuganye na mama wanjye ngagiye kunumahana ariko arabisubitse niko mone bro nvuga nakuba bamenye umukobwa avuga ngo ngwino ndebe akavuga nta mwanya afite before he was busy yes uwo mwango ngwino ndebe nta mwanya afite ngwino mbashyize kuri banki kamanzi nabwiye ko nari buboneke akaboneka sibyo acenjeza imipango muri ako kanya shaka gukunda kubera wowe umukobwa akunda wowe muhungu bitewe n'ukuntu akubona n'iterambere akubonaho that was your side Tina let's now tugiye kuri mubaze ngo wakunana n'ikiremba come on itonde gato mubaze wakunana n'ikiremba ibyo tubyihorera yego cyangwa hoya si urukundo wavuze se yeah sure wakunana n'ikiremba yarivuje se biranga no wowe wakunana n'ikiremba arabizi ko aricyo urabizi mbwira ngo nawe arabikubwiye ko aricyo namubaza ati wakoze medical check up yarazikoze arabizi neza ko final result ziwe zigaragaza ko arwaye kana doctor twakundana wowe wamukunda namukunda ese itonde gato utararenga marayika we amababa ari hehe mani bro njyewe kigiye kubwira ukimenye ujye unakigenderaho ubu buzima tubamo kubona umuntu ugukunda bya nyabyo biri official ni wa muntu ukuzi uhasoringa nyine muziranye muri bwa buzima mani kano kanya uzamuna n'ibyo bivuga ati cya gitipe cyaragafashe nyamara naburaye cyangwa nanabwiriwe sibyo yes nta nubwo nanze imbere uko nari imeze wowe ugendere ku gihagararo mbonyeho n'ukuntu nsigaye nsa n'ahantu duhuriye sibyo ariko kenshi nyamara abakobwa baribesha kenshi ukabona umuntu kuko asa neza n'abahungu bagafata bagakoresha avantage bakigira uko bashaka ko abakobwa bababona bigira uko batari kugira ngo abakobwa nimubona aturutse hariya araparitse okay aratwara tike wenda nimbona araje ishebira tike mbona bati okay nguyu ndabona noneho bikomeje imbere bikaba byiza cyangwa bikaza no kuba bibi kuko bigomba kugera aho ngaho bigafanya gukisura nifuzaga ko nimba uri gukunda biyo genda ukuri nakwanga kwanti nanagukunda gukunda umuhungu rero werekana uko ari nta musharagira no mu kinyarwanda baravugaga agasore katirariye n'ikarongore mu maco amafaranga basi muve mu rukundo ese wabyumvishe ushobora gukundana n'umuntu icyo twita urukundo ruri natural utitaye ku bushobozi bwe bwo mu mufuka ariko afite vision afite gahunda afite vision yize for example ngewe nahagarara ko nkuko umukobwa yabyuka akajya gushaka akazi icyumweru 2-3 akanga n'umuhungu abikora gutyo at least ubona ko afite arimo aragerageza kugira icyo ageraho 1 2 3 niyo kaza ari gatoya akagakora avuga ati nibura kandi nakora akantu gato natega nakora iki nakwishyura iyo nzu ndaramo ejo nibikunda bikagenda neza wimuka kujya mu yindi nziza umva ushaka kugenda uture mu za miliyoni ubundi reka mbwire nta kibazo rwose ariko iyo umuntu akweretse ko mu gitondo yabyuka areba filime oya waramutse sheri umeze neza wahashye umeze neza ndagukumbuye okay uri hehe ndi mu rugo ndi kureba filime wow kuwa mbere kuwa kabiri filime kuwa gatatu saa 6 z'ijoro filime seri uri kureba seri umugabo ajya hino ati afite ajya gushaka akazi agenda n'amaguru yewe buriya nk'umuntu ukora nk'ikiyede n'ukuri ngiye namuhagararaho ari uwanjye nkabona ko yakagiyeho shaka kwambana chini kwa chini kabisa ariko kubera namuhagararaho ko nabona ko ukugerageza ndazaba kufunda umuyede uva ku buyede ejo bundi ufite title engineer ufite experience kurusha no ikibazo gihari ni kimwe kukimumva ko bedari ikintu giciriritse ntabwo nge mbyumva ngewe ariko uzi ikintu kirenze reka mvuge ikintu kirenze sibyo buriya iyo mwese muhagaze kuri banki mutonze umurongo ku mafaranga ni amafaranga azanditse akazi ko umuntu akora arayaza abona avuga ati ibintu akora mu muhanda n'umukubuzi yose azanditseho u Rwanda cyangwa se runaka ko ni amafaranga sibyo
bivuze ngo buri kazi kose rero ashaka kukubaha ni ukukubaha ibyo byo siko bimeze rero nicyo nshaka kukubwira ukuntu abakobwa bibeshya uzi ko umukobwa akwitegereza akabona ati ego nshobora no kubona nabyibushye ko imiti y'indwara ndwaye nywa birashoboka bibaho nose ubona abantu barwaye bakavuga ati mushaka amavitamini iyi miti irabyibushye kugira ngo bakore iki biyongere ibiro bagaragare siko bimeze se ariko umukobwa we nturya sibuze ngo munywe imiti ikibazo cyawe ni kuki kubwira bro nta munsi basore banga mutese se ashaka ko atakubwira ibanga akunda uriya muntu cyane kuko nta ntose mutese ararompeka yarompetse na Claude yarompeka n'aba ex bangaye babanye mu nzu nambara yera Pastor Claude abantu baraye uramaga mushatse se tuvuga ko afashe imitongero igitsina setu ni umuhungu ariko ikintu kirenze buriya buri muntu wese mukundanye mufitanye ufite ibanga ry'ikintu mukundiye ndabeshya cyane ariko nabakibwira abantu nabo bakimubwira ariko kiba gihari niko ubuzima tubamo bumeze uyu munsi ngenda buryo reka mubwire sibyo kutarankunda se kutarambwira ngo wankunze kutarambwira ngo wankunze rero turabavandimwe ndagukunda nkundira iki ubuvandimwe amaraso buriya ni ikintu gikomeye ariko hari akantu wenda dukomeza tugenda hari niyo umuntu mu bantu bakundana umubajije ngo unkundira iki akakibura ubundi ubwo aba arakunda ntabwo aba yakibuze reka urukundo rufite impamvu iyo mpamvu yigiye urukundo rurarangira nakubajije ngo uturuka muri hejuru yewe amababa kambwira ibanga rero bamwe n'ibi bibora genda mutse muvuze ati nkukunda imiterere yawe tujya kwitakuma ngo ndamutse ndwaye nka malariya nkananuka sibyo kandi ko kaba kubwije ukuri uzi bete uko nakubwira aravuga ati mfite ikintu ngukundiye cyamutse kigiye nakwanga ariko n'undi iyo kigiye arakwanga nubwo yaba atabikubwiye kuko rega buriya umukobwa akunda ikintu kiryoheye amatwi urabizi uzi ko umukobwa ushaka kumubwira ngo hano twicaye ni iwanjye abizi ko atari iwawe akabyemera akanizera ko uzahagira iwawe koko nuko umukobwa ateye bro umukobwa ushaka kumujyana mu kibuga cy'indege hariya urahabona ukamwereka indege iparitse ati iriya ndege yanjye iriya niyo mu rugo nuko ndashaka kuyijyamo ukanamara n'ubusobanuro akabyemera uko niko umukobwa ameze cyangwa uko ubona umutipe mu muhanda nabuse n'aba batipe uzi bahora tukaba dufatanya akaboko hagacaho umukobwa nkahindukira ati mbega ikibuno twabahungu tumeze abakobwa bakunda ibyo bumva abahungu dukunda ibyo tubona uko niko ubuzima bumeze bashimangira ya statement abahanga bajya bavuga ngo urupfu rw'abagabo ruba mu maso yabo urupfu rw'abagore rukaba mu matwi yabo nuko nyine bigomba kumera. Here we go turacyarimo tuganira na Hux ndetse na Tina. Hux, let's break the news. Kwagiye mu minsi yashize abantu benshi bumvishe inkuru y'uko umuhanzi nyarwanda B Tiger The Ben yaba yibarutse umwana w'imfura ye we n'umufasha we Pamela, ariko uyu munsi tugarukanye inkuru ivuga ko The Ben yaba arimo kwifuza ko umwana wa show yavukira mu gihugu cya Canada. Ubundi reka mbwire ukuntu abanyarwanda tumeze. Habanje soka inkuru ivuga ko Pamela yakuyemo inda, nyine inda yavuyemo kubyara byanze. Ira trendinga nyine turi wese bati The Ben nyine bicaga postinga wihangane ibintu nk'ibyo sio, ariko buri ikintu kiriho kirazira gutangaza amakuru udafitiye ukuri. Pe The Ben nagara umuntu wabyara ngo tumenye igihugu cyose kivuga ko yabyaye. Cyane sibyo cyane, ariko abantu twizera amakuru ibihuha. Ngiye rwose mbikubwiye mbihagazeho. Naka kanya twamuhamagara ntabwo The Ben arabyara. Urabihamya ko dufashe telefone tukamuhamagara twasanga atari baro The Ben ntakubya arurinyo rwabonye narwo ndabona, ariko inkuru yabyariye inkuru nyine ego gitandukanye inkuru n'ibiri byo tubundi turi fact. The Ben yarabyaye yewe yabyariye he? Umwana we nuwuhe? Question mark. Ikibazo gishyireho mu gihe na mwana abonye utabonye aho yabyariye ubwo zero. Bro uzi The Ben yarabyaye ntago uriya ageze kuri level yo kuba atahisha umwana we, kuko abantu benshi bamenya ko yabyaye, bamenya nyine igikorwa cyamubayeho. Turi muri arena yaravuze ngo ari gushima ko muri show yiwe in the new grove yaravuze ngo umwaka arashima yuko muri show yiwe
harimo abayobozi baje kumushyigikira, abantu benshi batandukanye, hari ingeri zitandukanye. ariko yibuka aho yavukiye muri Uganda, urabyibuka, mu nzu y'icyumba, arya ni icyumba na salo, ni icyumba gusa, icyumba na salo, sibyo? Anababazwa nuko mama we ataje muri show yiwe, ibyo nurabyibuka. Uzi ikintu cya mbere yari kuza gutangaza muri ya show, yari kuza avuga ndashima Imana ko nsoje umwaka mfite uruhinja, mfite imfura yanjye, yari kuhita akivuga bro, yari kuhita akivuga avuga ati mu bintu nshimira, ndashimira ko nsoje umwaka, Imana impaye umwana. Kuko inkuru zavugaga kwibaruka k'umugore we zaje mbere ya show. None se iriya ndirimbo rye ndirimbo afite irimo Pamela yitwa? Iriya ndirimbo yakoreye umugore we yitwa, sinuko izina ariko reba ukuntu indahanganaga, iriya ntabwo ari inda y'imvutsi. Ni naho abantu benshi bahereye bavuga ko yaba yibarutse bitewe na clip n'amashusho yo muri iriya ndirimbo. Reka burerega umuhanzi uzi ko niho kuvuga ngo nko gufata reno ukayitwika ukayishyiraho ibitambaro ukavuga ati shani yahiye, sibyo? Ntabwo bishoboka, kuko njye The Ben dutandukana muri arena dutandukana. Icyo kintu ni ikintu ibaze ko ndi kumwe na Kade Element ba Junior, sibyo? Ni ikintu yakabara navuze akavuga ati wenda niturangiza show ducelebrate kuki kuguma, niyo tavuga muri rusange, yari kubibwira abajama be nk'abo baraho twe duhari, ariko na jambo yatangaje, bivuze ngo gusa ikiriho nuko njyewe nzi neza ko ari gusa ko umwana we yavukira hehe muri Canada. Kuki atajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ariho buriya buri muntu wese nicyo yifuza, cyangwa nuko Trump yahagaritse kubyara kw'abantu bazaga kubyarira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buriya se urazi impamvu buriya nka The Ben ni umuntu mukuru azi ibyo akora, so ko umwana mu Rwanda atajya, nyine hariho hose yajyayo, muri Uganda yajyayo, hehe hose yajyayo, ariko buriya afite impamvu akora iki, asaba icyo kintu. Ni papa w'umwana bro, uri kumva? Niba uzi icyo ashakira iki uwo mwana wiwe, nkuko Bruce Melody, bana ba Bruce Melody niwe bamenye bakuze cyane, umugore ni mumenyeje bundi cyane, kugeza ubu ngubu noneho ahubwo hari n'abana b'abahanzi bakomeye nka Knowless na Clement tutazi kandi biga ntibakuru, ariko ntitubazi. Uzifata mwana none sishize hanze uko bigenda se, uzabaze XD yatubera ubuhamya, aho ntacyo ntarenza bo kumenya umwana we gusa. Buriya no kujyayo, buriya bana wese amwe mu nkuru dusangira, anyana nambaye mask mu jisho, kuko nazazira ko ndabizi wabizira, erega akacu ari ku ruhande rumwe wabumva, kuko nkuko bo bavuga ko abana babo nibamara gukura bazihitiramo ese tujye kuri social media, ndaba doctor, ndaba umusirikare, ndabandi apana ku expose kuri social media batabishaka. Nimba tuza abana abuzukuru umukuru w'igihugu, tubazi different titles, so bakomeye twita ko nyine aribo barenze mu gihugu turimo, ako turabazi. Tuzi wa mbere yavukiye, tuzi wa kabiri, sinzi bafite wa gatatu, ariko ndakeka arabo, sio? Wowe nk'umuhanzi ukumva ko renze nyine wahisha umwana wawe, yabinoze ikintu bibyara se muri societe, akubona ngo babifata nk'ubwiyemezi, wenda situzi cy'ubushingiyeho, ariko aba ari ubwiyemezi, sio? Ntabwo numva impamvu tubyara ngo dukore ikintu then turangiza gukora ikintu ngo tugihishe. Wowe ubifata nk'ubwiyemezi, privacy yawe wayifata nk'ubwiyemezi? Privacy ndabyubaha. Okay. Kuko impamvu uzi ikintu nahisha ajya akora, njye nkanjye nka Hacks nahisha ko nateye inda, hanyuma ariko nyuma y'amezi 9 babiri ujye kuba umwana yavutse, namenya ko nabyaye, ariko nabwo nimwamenya mama we. Amahitamo yawe nanone najyanye kuko nicyo gihe niko baba biyemeza. None se bikoreka nkubaze, wese umukobwa kano kanya muteye inda mubwira amagambo mwambugaho, si igitangaza twari tubizi, ubwa mbere ati buriya se ugize ngo yakubaka urugo, siko bimeze. Ariko iyo utuje umukobwa akagenda akabyara, urabona ko n'isohoza akantu yakoze karenze se, inisohoza mwese arabaretse mu mwitigikuri, urabonye mu mwitigikuri finarabonagamo akantu, ukamabonagamo akantu, hari uwavuze nawe kabisa, ariko bagiye babukora iki, bakubitamo akantu mwese mugahita mukora mukicara mukiga. Kenny Soul we yatanze isomo ryiza, abantu benshi ntibamubonaga ko yaba umugabo nk'uwari ubu ngubu. Nuko ubuzima bugomba kugenda rero mu busanzwe. Buriya umukobwa uzi ikintu cyo koza
hari igihe utera umukobwa inda abahungu bamwe na bamwe ugasanga nyine dukwepfa inshingano uko umuntu atwite nkumva nyine twajyana mu ruhame ariko kuri njye ndabyumva none se ubu ngubu nzagutera inda social media nyine izi mbuga ntuzijyamo rero nitwikubitana muri no twita bavuga ati do uriya n'umwana we usanga ni njyewe eko njyewe imihanda nyijyamo ariko nawe birakwafekisa none ujya wicara ujya witekerezaho ujya ureba ku dukomenti twose duhari ati n'ubundi nta bukwe ariko uzakora ntihano usanga abana umukobwa yagiye akazongera ubwonko ukumva ngo yakuyemo na bro nyamara muri tukaguma hari mu bikari ukamwihorera ibintu byagenda neza kandi ugakomeza kuri reva bishakagamo. yes ni Hacks na Tina nkomeza no kongera kukubwira wowe tubanye bwa mbere ugeze ahangaha bwa mbere renyemerera nkwibutse gukora subscribe kuri channel yacu n'umuryango mugari wa Legend Nation dukomeza kubanamo kugira ngo tukomeze gupushingana we support each other kugira ngo tugire aho tuva naho tugera. Hacks Yaman ndagira ngo uyu munsi tugaruke kuri iyi nkuru ho gatoya. Ni inkuru y'umwe mu bakobwa b'abanyarwandakazi umwe mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana we na murumuna we already ubwo mwamaze kumwumva ni Vestine na Dorcas ariko reka tugaruke kuri Vestine. Mu minsi yashize yagaragaye akora ubukwe n'umusore utari umunyarwanda umunya Burkina Faso Idrissa. Uyu munsi uravuga ngo uramwana afite uramusore katumwite uramugabo kuko ubu ngubu yamaze kuba umugabo afite amaraso y'ubwami guturuka muri Burkina Faso. Okay, kuba ari umwana w'ubwami ntabwo tubigarukaho kuko icyo uri cyo ntiwagihindura. Yes, ahubwo reka turebe ese nyuma yaho byagenze gute nyuma y'uko ukuri kugiye hanze siko bimeze nyuma y'uko ukuri kubana kwe na Vestine kugeze hanze. Buriya rero hari akantu mu Rwanda tugira katari keza. Buriya mu Rwanda iyo umuntu atarashaka bavuga ngo yaragumiwe. Gaby Kamanzi ntahari se bavuga ngo yaragumiwe. Iyo umuntu ashatse mu myaka yiwe akiri muto ati se buri rugo zarushobora sibyo cyakubumbisha ukuntu abanyarwanda duteye. Yashatse umusore bavuga ngo ashatse umwana ruzata rusenyuka. Yashaka umuntu umutaye imyaka mikeya ngo ashatse umusaza akurikira amafaranga bla bla bla. None se reka tujye tuganira sibyo uriya mukobwa cyangwa se uriya mu mama kuko iyo umuntu avuye mu murenge aba yabaye umugore sibyo ntabwo tukimwita ngo nta mwana umuntu njye nababonye njye nabimenye mbere ko bukaba biriya nyine mu cye njye nibwo nabamenye ariko mu by'ukuri umuntu akunda umuntu ntabwo yita ku bintu byo hanze. Ngiye ubona aba Pastor Claude bahagurutse nawe sinatinye kubivuga arabizi Pastor Claude ngo arafite urugo ngo asenye urugo ngo ibintu nk'ibi nacyo kintu nshaka ko tuza kugarukaho cyane kuri iyi nkuru. Bavuga ko uriya mugabo Idrissa yari afite urundi rugo muri iwabo muri Burkina Faso hari n'amafoto yaje agaragara ari kumwe n'umugore n'umwana ariko ntabwo mbigaruka iby'amafoto kuko ko AI artificial intelligence nowadays iri hejuru bashobora kurema ishusho itabayeho. Reka nkubwire ikintu kirenze rero buriya abantu batajya bamenya njye simushyigikira kuko si mushiki wanjye turi inshuti biri aho ngaho nta bindi birenze sibyo ariko ku bintu bijyanye no gushaka niba umuntu ajya kujya kwemera kumanika incakwaha yize ku muntu icyo ntabwo mujya mugitekerezaho. Nta muntu ujya gupfa kumanika incakwaha ngo twahuriye Facebook ngo ngiye kumanika incakwaha usibye ingegera n'ibigoryi ngo ngiye kumanika incakwaha ngo tutaziranye. Buriya ntabwo ari inshuro ya mbere bari bahuye sibwo yari amumenye bari basanzwe babonana banaziranye. Ariko twe icyo twibaza Vestine wari ukiva ku ntebe y'ishuri ku myaka 23 guhura iyo biza kuba umunyarwanda twari kubyumva ariko umunyamahanga. None se bro imyaka ni urumva imyaka y'urukundo ntabwo ndi kugaruka ku myaka. Muri Bangladesh umukobwa mushingiye afite imyaka 12 ariko icyo kintu umuco wabo si umuco bikuye ko ari umukobwa imyaka 12. Hano mu Rwanda higeze kuza inkuru kera y'umwana wigaga primaire afite imyaka 9 ugeze gutwita. Urakibuka icyo kintu imyaka ingahe ntago yiteye inda sibyo afite yimuteye imyaka 9 ubumve nacyo kintu. Oya no muri Guinness World Record umwana muto wabashije gusama inda kanayibyara yari afite imyaka 7.
ntabwo yayikoze iki yayiteye. ntabwo yayiteye. Rero ikintu abantu bano mu Rwanda bagenderaho kandi kitari cyiza, ubu bazajya kubona babone nikubitiye ikimama hariya, umukobwa mukuru reka bivuga gutya, umukobwa uri mu zabukuru ufite imyaka nka 50, iyo duhagarara ngo do mukurikiye amafaranga bose nka bakarita yasimwe murera ibiti. Hari abo tujya tubona ukavuga ngo akurikiye visa Ijya hehe i Burayi, cyane cyane ku bagore baba bavuye diaspora bakaza ari bakuru, umusore yakurikiye ubwami ashaka kuba igikomangoma ashaka kuba umwamikazi. uriya mugabo aramukunda bya nyabyo. Iyo miryango ya Pastor Claude agiye gutoragura ni nabuze aho yayikuye. Kandi ikindi cyo nababwira nuko uriya muntu bamenyanye ageze mu 5 secondaire cyane, nimba atari mu 4 gutyo. Barakundana kugeza isaha babanye, ariko byabaye ikibazo. Uzi ikintu gisesheje se, muriya mwana twise ahubwo se ko bavuga ko agiye kubera twite, ni ndamuteye inda umugabo we bashyingiraga. uri shose I'm not sure, ndavuze ni ko bavuga. kuki tubayeho gutyo? Hari umuntu wigeze uza yumva basimviza bari kugakubita bari kurya akantu? Hari uhari? Nawe emba ngiye kubwira mino showbiz, mino mihanda yapfuye nawe utayiryaho, dukomeze. Yapfuye nawe utayiryaho. Nago urugero ubu nifite gahunda yo gushaka, ubu ejo bazajya kubona avuga ati do akurikiye umukecuru, ubundi zitwarahuriye he? Ese ubundi zandusha imyaka ingahe? Gishyira akadomo. Ubuse nanjye bunchatse umukecuru ngo nchatse vizara cyane. Ijya hehe? Maybe Canada, US. Muri Canada sinakwijyana njyewe. Sinjo nawe wakijyana nayo. Kuki mukurikiraho visa? Reka dukomeze yanginga ivuga ngo we listen but we don't judge. Cyane. Aha, Tina. Ibites. Umiwe. Ax arimo arakubreakingiraho ukumirwa. Arimo azimbreakingiraho njyewe none. Ese Tina, ko abakobwa bajya babashinja n'ibyo twavugaga byo kuvuga ngo ba falling in love bagendeye ku mitungo, ari nayo mpamvu nowadays dusigaye tubona abana bato bari mu rukundo n'abapapa bakuru, abantu bashaje. Ibintu kera bajyaga babuza, tukiga muri primaire na secondaire bajyaga bavuga ngo mujye mugenda neza, mwirinda abashuga mami n'abashuga daddy, ariko niba izo nyigisho zaravuyeho. Abashuga daddy bamera gute? Nabo nyine ndi kugaruka abo wavugaga w'imyaka 50. None se ubona ngo amushaka ari umukene? Biragoye ngo tuvuge reality, biragoye. Uzi urukundo icyo ari cyo? Reka mbwire mene ngwira urukundo noneho ya nyayo, apana ibintu by'abana b'i Kigali bigize abamarine. Urukundo bindeba sunkunda, sini sister wawe ndagukunda. ungize umukobwa uzi ko yikirije. Ungize umukobwa Oya ndiye umuvandimwe ndi bro wawe bro. Uri kumva rata? Urukundo ni ikintu cy'ubugoryi cy'ubusazi kijyaho gishaka. Love is a blind. Ni ndabikubwiye, hari amarinete wayibonye. None wowe uri kucyita ikintu cy'ubugoryi. Uzi impamvu se mubwiye gutyo? Ikintu gihuza umuntu uvuye muri Burkina Faso akagira urukundo ari ikintu cy'ubugoryi. Ibaze kubona umwana w'imyaka 18 abwira umusaza w'imyaka 70 ngo sheri ntacyo uzambura. Umutipe yaciye mu ntambara, yarihirinze, yararwanye, afite ibikomere bingana gute, ariko ngo bebe ntabwo ari sheri, bebe ntacyo uzambura. Umwuzukuru wa 8, bebe ntacyo uzambura. None icyo nabazaga ati, icyo nicyo bita mu rukundo n'iki? Icyo nabazaga ati, nicyo nazi. Tira niki gituma abakobwa bashiki bacu muri iyi minsi nyine muri kwisanga mu rukundo n'abantu bakuze imyaka irenze y'ababyeyi banyu byo b'abapapa banyu bababyara, ariko ugasanga uri gukundana nawe uri muri sheri baby honey something like that. Okay, byaterwa byaterwa n'ikire. Icya mbere nta muntu udakunda umuntu umusipoyiringa, kandi abantu bafite iyo capability ni abantu bakoze kera nyine biga ntabwo nawe niko byumva. Iyo umuntu aguhaye icyo ushaka aho niho hambere tureke kubyita ngo ni amafaranga. Age is a number to you.
nawe iyo point bayishyigikiye. None se turereka nkubaze gute byanga bikunda umugabo uri mu myaka ingana gutyo aba afite urugo actually aba afite n'abana mujya kungana, niki gituma wumva ko umugabo ufite umuntu yagira imyaka 70 n'abana afite? uri wagira butare Nihi wacu ihuye nihi wacu uzuza abanyeshuri ba muri geto uzabazenga amafaranga mayakura nyine natwe nicyo turi kwibaza. icyo nshaka kukubwira ugitinya umukobwa mu nzira 500 kwezi ibihumbi ni akazi afite, arya neza, afite umwana wiga ku kigo cyiza, oke n'akazi akora nikarenzeje 100,000 ni urugero. uzi mu bajira ngo amafaranga akora bakunda gusubiza nakora cyane akora iki analize akora iki uraho mutabona ntihandi bakubwira ngo umva gaterema abakobwa bizanesheje umva nimba ngo naruta mama wawe ngo uzagende ngo mama wawe ngo guhe icyo naguha ibyo nakubwiye ngo havuye mu sex umfashe iki we mukobwa reka ribarize ati nimba gufasha iki kuki umugabo kimbire yajya n'igiki gushaka uwo mwana bro havuye mu kuryama uzabona rero mukundana muvuga ngo ntabwo njyewe sinza gusaba sex natandukanye niko umutima akubwira nizo kabiri z'umujene ugakundana ejo akagusoma ukumva nyine akavuga ati ntabirenze, ejo ukamusura agakora ku ibere ati hano sinaharenga, trust me ati ahangaha ngiye hano sinaharenga sibyo bihereye ku munwa ati njye nagusazanije sindi nk'abandi, ejo kongera agakora ku ibere akamanuka ku mukondo ati aha umashyize akadomo umushe mujene akakwihorera agacamo mu kwezi ukazaza akavuga ati reka nkozeho sindi bwinjize reka nkozeho gutya ati sherido bikari burenge. Iyo igezemo gutya rero uzi ukuntu nawe kwishyura bitangira kuri mitiyu agatike iyo ukazashida kuri kwishyura angahe sherira ndoda agiye kunsohora na 3,500 ukamusi wumvishe ukuntu bigenda urarakana abantu batajya batekereza igihe nkuranye n'umukobwa mu amafaranga ubwoba bwanyica umukobwa guha amafaranga ukeneye asudi ku cy'abakobwa bumva ko ari bo bagahawe amafaranga ahubwo nyine nkubwiye umukobwa ashaka kuguha amafaranga mutari abana iyo umaze kumanuka icakwa amafaranga yaguhaye urayakura umaze ngo mu buhe buryo bitangira kwishyurira inzu nyine akakwishyurira inzu akakwambika ubuzima bwiza. Iyo umaze kumanika kujya gukora atangiye kuvuga ngo nyine plante y'ijana ukayashaka ukayamuha nyine ABCD icyo kintu ko cyo ya mafaranga ugenda mushaka mu buryo utazikora yamuha urukundo rumeze twinarutindaho twikomereze byinshi mu Imana kuba ndi single nashatira mu gihe cy'urukundo mukajya turi mu kwezi k'urukundo reka mwibarize ufite sheri nawe ufite reka mwibarize ufite sheri tugomba gukundana urabufite subiza antambazaga muki wigo abantu bakunda mu rukundo ufite umusheri reka bibaye ngombwa ko buri muntu wese uri ku isi cyangwa hano muri Kigali asohoka ari uko yambaye umwenda sheri we yamuguriye tinawamara igihe Kigali cyuri mu nzu ya baba ewe nambe nanjye nabasaga kwa ariko iyo birarenze total lockdown ewe asohoka nambaye umushanana iyo byafashe nene asohoka nambaye umushanana byagorana cyane okay hacks turagenda tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu dukomeza gusaba abadukurikiranye kuri wowe ugeze hano bwa mbere nyamuneka ntugende udakoze subscribe na share nibiba ngombwa duhure no muri comment utubwire byinshi byakunyuze muri iki kiganiro. Ni Legend Nation TV. Reka dusoreze kuri iyi nkuru y'umuhanzi umwe mu bahanzi bazamutse vuba bakagira amahirwe bakabona icyo twakwita nka management nziza kuri ubu ngubu akaba ari umwe mu bahanzi beza dufite mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Chris Easy kuri ubu ngubu ngo
yamaze gutereka umuturirwa hanze w'inzu. ariko buriya reka babwire sibyo nyambwira abantu ikintu kimwe nuko batajya bacyumva buriya iyo ukeneye okay hari akajambo perezida yaravuze ngo umuntu washonje umwigisha agaciro k'ibiryo buriya mujya mumwibuka akiza akitwa Rukundo aririmba muri Talent Zone za kwa akamubwira ngo genda wongera imyuka murabyo koko ya ira video abantu benshi barayibonye yarasakaye hanze ari bugeze kujya hanze ya trending yiwe yitwa ngo Kime ya kera nyine ngo Dre Crisis buriya iyo ukoze Imana igashyira ibintu byawe ikabiyumugisha ugomba kubyaza umusaruro kuko iyi si nyoko sure indirimbo se bamuyizi ya Neringa bona Riderman na Kalifani yitwa Sinyoko abakurambere bacu b'abanyarwanda baravuze ngo ni na konso zonke vuba cyane ubu kano kanya kwa Precision ya afite inzu turenze ikiraro ujya Nyamata Karumuna yes afite inzu nziza kandi ubona ko nyine byishimiye ye Precision muzakora video zisanzwe z'abantu babyina za challenge no ari umudirector nyine ukorera icyo gihe nabyinaga muri kera nyibyinanye nkora muri Guardian zinarangana gutya abantu nabo barakuzi it's another history it's another buri muntu wese nari ikintu kisekeje sigema n'umuntu akahita amata ngo uracyabyina no amureba aho gatinda cyabyina ngo na gutyo a big shock with the way ngana nowadays aya ni amafaranga come on ukuntu kohone ega buri ishonje rya yibonye ibiryo wari ushonje urya vuba vuba kintu cyo akomana mwereke ifatanya cyeza I know you ndakuyobe wese ndakubuza ikigira kera isi rero ko afite inzu arayifite nziza yubatse igeretse yenge mwibuka bwa mbere imodoka atwaye niyo yagiye kwizana amajero Jina aramamagaye uri nubwo ndiho urundi uri n'amajerwa tugena na Primera afite oya Perima nayibonye ejo bundi afanye yes arambwira ati ndagushaka byatari dura amajero nyakuzana imodoka Krisizi icyo gihe aramaze gusora indirimbo bita Inana iri ku mugabo yawe icyo gihe Inana one on the big hit cyane icyo gihe nubwo natangiye kuba atari ku munsi utekereza iki kuko nimba abantu bamuzi atuye kuri tapi ariko kano kanya ko afite inzu nta gitangaza kirimo it is a big achievement ariko uzi buriya kubona umutipe uri yite udakunda ijipo utanywa inzoga uri wapi Precision ntagamo inzoga burya wapi iki kintu kucyumva nta jipo nta nzoga uri wanyu nta kuntu utagera ku iterambere makanyaga bigeze kumubaza ngo ibanga ukoresha nije kugira ngo ufite igihe ujwara basubiza ngo uzirinde ikintu bita umwotsi ibaze ukuntu makanyaga ahogoza ariko ukaba utazana green ping ahogoze ngo makanyaga kandi ari umwana kuri makanyaga nawe ntabwo wabishobora I can bet njyewe ariko bro nigeze kuririmba I can bet njye nahogoze ntacyo turaza guha location abantu bahantu uzaturirimbira oya ntabwo bazi icyo gihe ahubwo urumva reka mbwira impamvu batazi hari impamvu nyinshi zatuma batazi gusa icyo nshaka kukubwira nyine ni ibintu byiza kuri Krisizi ni ibintu birenze n'umugisha abantu badafite amashyari bajya bamwigiraho Krisizi ni boss wanjye ni mushiti wanjye ni umujama wanjye ni umuvandimwe ni umuntu duhuza intaci binabaye byiza binabaye ngombwa aho nzaba ndashaka kuba hari okay so nice ni ibintu byiza cyane kubona umujeni nka Krisizi ukizamuka mu muziki w'u Rwanda afite aho amaze kuwugeza nawe ufite aho umaze kumugeza kuko ubu ngubu ugiye kuvuga bamwe mu bahanzi bafite izina rikomeye Krisizi nawe nzi ko yabo mwe muri abo ngabo na big achievement kuba ageze ku rwego rwo kuba yagira inzu tunashimire cyane shout out kuri Junior GT na gang yiwe kuko basi Junior GT buriya bakabimushimira Sami Switch na Sami kuko niba bashyizemo imbaraga Krisizi nibo bamweretse iyi nzira arimo ariko nanone Junior GT ni umwe mu bantu bapushinze cyane Junior GT yaba director ikibazo ugomba gushimira ega bro tuzabigaruka ubutaha nanjye navuze ngo na gang yose muri rusange tuzagaruka ubutaha ikindi cya kabiri mu bantu badukurikiye ahantu mwadusanze hano nzaba ndi Gikondo nuko muri kugenda mwabibonye mu mashusho mwabonye igikoni cyacu mubona ibyo dufite dutanga mubona aha ariho dufite ibyumba
biba byiza by the way kuba kuri Saint Valentin atakina abantu bitiranye reka nako ngashyiremo ibaze kuri umukobwa mwiza wateye makeup iguhenze wambaye agakanzu kaguhenze bakakurongora ku gitanda kijagaje sorry bakakuraza ku gitanda dufite serivisi nziza dufite ibintu byiza ibintu byacu byose ni VIP n'ahandi rero ni Dubai Gikondo biseriye tujye tuba classe mu bintu byose sibese oya ariko tuvugisha uzi ko kera uri akantu gato k'agastori kizaba gifite n'indabyo bado n'indabyo hari ukuntu kera umutipe ageze kurongora umukobwa mu mahwa yamuryamishije mu mahwa noneho umukobwa akajya niha umutipe akagira ngo yemeje kumbe amahwa ari kumushoka amahwa yamuzuye umugongo uriko rero namavuze zo kuba turi ku munsi mwiza nka Saint Valentin bakuryamishe mu mahwa we have solution for that hano Dubai Gikondo bro Dubai ni ibintu byose Dubai hararenze nzamari kuwa gatanu sorry ni kuwa gatanu akushaka itariki 14 nzamari nzaba ndi kumwe n'aba Oxy nzaba ndi kumwe na DJ Kanyana nzaba ndi kumwe n'abantu benshi batandukanye muri make timu yose zimukira Gikondo. The people want to meet with the Tina, we give you all welcome. Yeah man. See you when you see me. Ariko tutanabeshya tunagira icyiza ubwo uri mushiki wanjye cy'ikibazo ariko right now reka tubashimire rero dushimire Tina dushimire Haxmaker twabanye muri iki kiganiro ikiganiro cyiza cyane nongere kubararikira kuzaba hano kuwa gatanu wowe upanga umunsi wawe kuri Saint Valentin ni hano Igikondo kuri Merez ya kabiri ni Dubai koko nkuko tubivuze just ngwino enjoying n'umukunzi wawe even nagari umukunzi wawe gusa you can even bring your family kugira ngo muryoherwe munezerwe ku munsi w'urukundo muri ku kwezi k'urukundo reka mbashimire rero byinshi ku bisobanuro muraza kuhamagara cyangwa kwifashisha iyi nimero muri kubona kuri screen zanyu ndabashimiye Tina ndagushimiye wakoze kubana natwe Hax big up brother big time ni Legend Nation TV it's your boy Micho Myiza Axel on Legend Nation TV we split love and we support each other let's keep pushing imana ibaha amahoro namwe murakoze cyane